buriya rero nigeze kubona nko bikomozaho n'ujya mu bintu kubera ko wabikunze wenda igihe kizagera byaba ngombwa nkazakora none nava nk'icyegeranyo cy'ukuntu nagiye muri uyu mwuga ngewe nyitangira nakunze umwuga nava nkiri umwana kuko ndibuka muri primaire rero ko habaga ikizamini cyo kuririmba none ngiye mu mwanya wo kuririmba wageraga ko no kuri alphabet nyine natangiraga abagabo John bahita guhamagara ngo abagabo John ngo ugende kuririmba ko ntarizi kuririmba nigeze kwa mugenzi wanjye Scovia namusuhuze ne wajya gumbwira ngo baga ngo y'abantu kuri isi batunzwe no kuririmba ngo akaba utakiri kuri isi nicyo kintu najya akunda kunseza ngo akaba utakiri kuri isi ataka ko kuririmba byaranze kandi ko nanjye nicyo kintu cyanani so ko ntarizi kuririmba rero kandi nkaba narakundaga ibintu by'itangazamakuru nahitaga ngira iki nahitaga nabaga nateguye ko nabanze ngo ikizamini cyo kuririmba tuzagikora uyu munsi twabaga tubizi dufite horere nkahita negura ikipe ya APR na Rayon narangiza nkahita ntera agatebe hariya nkatangira kwabwira 11 bagize APR n'aba 11 bagize Rayon nkatangira kogeza bagabo nkibona amatarage bakayama nkabona nandi nkahita urubuga rw'imikino make nkayogeza rwose kubera gukunda iki itangazamakuru so nibyo navugaga nabikuriyemo gutyo mbikuriramo gutyo ndibuka uwa kane wa gatanu wa gatandatu niga ntare basazuba nagiye gukora stage kuri Radio Izuba nkimara umugabo wakoraga ikintu cyo kwa gatandatu no ku cyumweru agenda akantumira nk'umutumirwa kuryo narangije imyaka 3 namaze ku munyamakuru no kuyobora ikiganiro byose namaze kumenya mikoro urumva bishatse kuvuga iki rero iyo ukunze ibintu ukareba n'umuntu wireferaho wakoze ibintu bizima kuko nkanjye roro modobanye nakundaga cyane Tisane Mbangukira arabizi nagize amahirwe azana kumbera chief editor kuri Radio Izuba uyu munsi nibwo nashize akantu kuri Radio Izuba mvuga ati imyaka n'ubusi 10 irihiritse nshimira na Tisane Mbangukira ajyamba hafi mu kumeza kariyeri yanjye so iyo wirefera ku muntu runaka umubonaho ibyiza yakoze ukamukunda ugakora ibintu bikurimo biba byiza ikibazo ni iki ikibazo barumuna bacu muri iki gihe araza ngo aze guhitinga numva ikibazo dufite ndaje nje kuri mikoro mhitinge banyumve batangire guhamagara ngo nirengo runaka ngo ahanatiye mu gipangu najya ku kazi umuze kunkurikira ngo mushire kuri radio ngo ngiye kuvuga arigiye kuvuga ikizi ngiye kuvuga gusa kugira ngo baze kumwumva ariko mu byukuri wabaye wateguye ibintu byawe ukabikora neza bikagenda neza iziko byagufasha kandi ukagendera mu harimo abantu bakoze ibyiza n'abakoze bibi buriya reka ngwire sefu nyambana abantu kujya kubona ko umuntu abaye nka gukinege akakubwira ngo ubundi bisa ibintu bya bizagera he ngo bizagera ku kintu runaka untu byafiyarinze kuki njye bagabo unyereka abantu byafiyarinze ntunyereka abo byakunze kubera iki wowe nyereka abo byakunze kandi barahari winyereka abo byafiyarinze ari impamvu byafiyarinze ntabwo mbizi urumva wenda bijanditse muri ibyo ngibyo nyuma biza kutabagendekera neza bagendeye mu kigare ariko weho ni waragendeye mu bintu bya ukabigendera mu kuri ukabigendera mu byo wumva ukeneye kuko biguha umurongo bigufasha nibyo nakubwiye ngo ati ndashima Imana kuba iyo myaka yose ntarwego namwe rwigize runumiza ngo wakoze muri inyuranye na kinyamwuga yaba na RMC ituyobora iduhagara mu rwego rw'itangazamakuru yaba ARG nta namwe bagabo ndatumizwa so bishatse kuvuga iki iyo wakoze ibintu ukabikora kinyamwuga uko byamera kose bitanga iki bitanga umusaruro aba bari bacu rero bari bajya muri uyu mwuga n'abazawuzamo n'abawurimo ukore kinyamwuga udakoreye kuvuga ngo ndashaka kugira ngo menyekane ngo meetinge ngo shinge YouTube kugira ngo menyekane hoya ishinge mu buryo bubiri uyishinge kuko nge nanye YouTube ndayifite ariko nge nyikoresha mu buryo bw'itangazamakuru ntabwo nyifata nk'ibintu kuko YouTube bayibara nka social media zisanzwe Twitter Facebook n'ibindi nk'ibyo ngibyo ntabwo navuga ngo managing ngo n'urwego rw'itangazamakuru rwa RMC ariko iyo ubishyira uri umunyamakuru ukayikora kinyamwuga itanga umusaruro icyambera kwinjiriza nyine kwinjiza nk'ikinyamakuru hanyuma ikina no kubikora kinyamwuga n'ubundi inkuru zanjye kenshi ziba zitambuka kuri rubanda.rwa intazo zitambuka no kuri YouTube yanjye kuzo nzibara nk'itangazamakuru ntabwo ari uvuga ngo binafasha ngo mfate YouTube ngo nyishyira ngo YouTube oya n'ubundi ibintu byose bijyanye n'itangazamakuru ko nyenera ku murongo w'itangazamakuru ntabwo nzafata ikintu cyose ngo nyitereye kubera ko ari YouTube oya nge ikinyamakuru inkuru mba nakoze kuri wa eshatu niyo kuri rubanda niyo no kuri YouTube cyangwa nakoze kuri YouTube niyo no kuri website ko byose biba ari ikintu kimwe ntabwo ari kuvuga ngo nibifate ngo kimwe no kugira agakira ngo nuko ari social media hoya iyo nyifata nk'itangazamakuru so rero ikintu cyose ugihaye umurongo ukagikora neza ukacubaka neza gitanga umusaruro abo bari umuntu bacu rero abo bandi babaye ibigwari ubwo nyine bafite ibindi nabo muri bo byari bibarimo icyo gihe ariko nemera ko umuntu ahinduka na Paulo yabaye Saul cyangwa ni Saul yabaye Paulo sinzi nabicurukura ariko kimwe muri byo so bishatse kuvuga iki ushobora kuba bahinduka turabantu rega nanjye no umuntu nate nubwo navuze ngo sinagwa mu ikosa ariko narigwamo ndi umuntu ariko umuntu niba kugiye ni inama yemere basuna yumva ugati hano byagenze gutyo okay nta kibazo ndabyemera reka ibimbi kosore tujye twema no gukosorwa erega n'ikibazo tunagira no kwa n'ibyo usanga bagwe no muri iryo kosa banakwa no gukosora ntunabyemere ugasanga n'ubundi ukomeje gutsimbarara kuri ya mahame yawe n'ibindi byose bamugana ukigira intagondwa kandi bitari ngombwa kandi uyu mwuga dusabwa igihe cyose tugenda twiga igihe cyose tugenda twiga urakoze cyane urakoze